warangiza imyaka 7 y'amasabato ubwo ugamaze kugera imyaka 7 ukubye 7 ari byo 49 ibihe. Jubilee could change seasons. Yubile muri Isirayeli yazanaga ibihe bishya. Jubilee could bring new circumstances throughout all Israel. Nibyo tugiye kurebamo. This is what we're going to be looking at. Dufatanye tujye mu Balewi. Let's go to Leviticus chapter 25. Reverend araza kumfasha dusangira umugisha ansomere. The Reverend will be reading as he get blessed. Chapter 25, Leviticus. Murongo turera kwa 8 tugeze kwa 12. From 8th verse throughout 20. Kandi mujubara amasabato y'imyaka 7. Imyaka 7 karindwi. Minsi uzamara izaba amasabato 7 n'imyaka. Embe barivuze mwijwi rirenga ku munsi w'impongano abariho uzerereza ihembe aho uri uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Abariho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 70 wa 50 mu gihugu cyose. Murangira abo muri icyo cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubile. Muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababere uwa yubile. Nimukawubibemo nimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe kuko ari umwaka wa yubile uje ubabera uwera. Mujye murya kimeza yo muri yo muyisorome. Amen. Amen. Izi imyaka 7 y'amasabato ubwo ugamaze kugera imyaka 7 ukubye 7 ari byo 49. And now when you take 7 years and times 7 you realize these are 49 years. Iyo myaka 49 Uwiteka arababwira ngo nimwinjira none mu mwaka wa 50. These 49 years, the Lord could tell them, when you enter on the 50th year of Sabbath, cyangwa urangije amasabato 7 y'umwaka umwaka ukurikiyeho kuri mwebwe ni yubile. Now, as you finish all the other 6 years of Sabbath, when you get into the 7th one, will be counted the Jubilee. Yubile mu yandi magambo kugira tubyumve neza ni nyuma y'imyaka 50. Now, for us to understand this well, Jubilee means 50 years. Iyo myaka 50 tubonye aho yakomokaga cyangwa aho yaturutse. Now, I hope we understand the origin of 50 years, where it comes from. It will be Jubilee to you. Uwo mwaka rero nugera mu kwezi kwa 7 itariki 10 ngo muzazengurutse ihembe rivuga rimenyesha ritanga amatangazo ngo twinjiye muri yubile. Now on the day of atonement, sound a trumpet throughout your land and tell them we have entered our Jubilee. Impamvu ki Imana yababwiye ngo uwo mwaka mutangaze n'uwacikanwe n'umaze imisi ari busy n'umaze imisi ahugiye mu mirimo ye mu rugo n'umaze imisi ahugiye mu mirimo itandukanye ya business ntacikwe kumenya yuko yubile igeze. Now why did the Lord tell everybody to get ready, prepare, that they should not do nothing as they enter the new Jubilee? Yubile rero kuri bo cyari ikintu cy'ingenzi ku buryo Imana yababwiye ngo mwitonde nihagire umwisirayeli n'umwe acikanwa no kumenya ngo yubile yagize iki yahumuje cyangwa yatangiye.